Hello abakunzi b'umusizi akaba umuhanga cyane akaba cyogere mu nkuba akaba umugabo utugezaho ibisigo bitandukanye akatugezaho imivugo akatugezaho inganza akatugezaho akataraboneka nabyita akataraboneka yego reka tubashimire tubasuhuze uratangira ubahereza ikaze by'umwihariko kuri YouTube channel y'umusizi Sekarama Theogene bahereza ikaze. Murakoze cyane nitwa Sekarama Theogene ndo umusizi Imana asize inganzo ndo mungera bugene utari umugeni ndo mutuma tutari gito nkaba ndo ngewe nge nangazwa n'ukuntu wivuga gakeya impamvu buriya biterwa n'ibyo umuntu yagezeho ubundi twivuga ibigwi n'ibirindiro kandi nta birindiro ndagira nta n'ibigwi bihambaye ndagira niyo mpamvu ibyo mvuga n'ibyo ariko none reka nkubaze ntabwo ujya wumva abandi basizi ashobora kwivuga iminota 5 igashira ubundi biriya byo babyita iki biriya babyita kwivuga imyato kwishongora oya ntabwo baba bishongoye abayivuga imyato ariko bireya natwe kubikora ntabwo byatunanira gusa nuko tuba turi kureba ngo tubanze twubake ibigwi tuvuga yego nta byinshi ndagira byo kuvuga ku buryo nabyivuga hakora bifite ibisigo birenga nako imivugo irenga 40 na hari n'ibindi byinshi ndumva mfite igitabo kirimo imivugo ibisigo bigera nko muri 60 hana yanjye tabara ibyo nibyo nanditse ariko icyo nari ndi kukubwira kwivuga umuntu yivuga ibigwi n'ibirindiro bya bikorwa by'indashyikirwa umuntu aba yarakoze rero kwivuga abenshi uzumve n'ibyo yivuga hari igihe umuntu yivuga n'ibyivugo ubundi ntabwo byemeye kwivuga ibyivugo by'abandi wivuga ibyawe wakoze ibyo wagezeho nta nubwo yewe wemerewe no kwivuga iby'ababyeyi bawe kuko ababyeyi bawe si wowe aha noneho rero turi hano nanone turaje uje ugarutse mu buryo budasanzwe ubundi twajyaga tubona washyizeho igihangano runaka bitewe n'inganzo maze iminsi ufite ariko noneho uyu munsi wicaye kuri kamera urashaka kuganiriza abanyarwanda by'umwihariko turashaka kwifuza kumenya uraza kutubwira ibintu bijyanye n'ubusizi n'inganzo byatangiye ryari ubundi busizi bwatangiranye n'ikiremwa muntu kuko ari ubusizi nyamuntu ariko ntekereza ko iyo tuvuze ubusizi n'ubundi mu kinyarwanda kuva ku ngoma ya Ruganzu Ndori mu hasaga mwaka wa 1510 nibwo ubusizi bwatangiye byabaye ngombwa rero ko mbere hari icyo bitaga ibinyeto byahimbwaga mu buryo bw'imikarago itarenze 10 ariko ababihimbaga bakaba baritwaga abenge abenge rero baje gusimburwa n'abasizi ndetse ibinyeto bisimburwa n'ibisigo abwo umugabekazi Nyiraruganzu Nyirarumaga ahasaga muri uriya mwaka w'1510 yatangizaga iyo nganzo y'ubusizi ayitangije mu gisigo yise umusamiza imiryango yose rero niho abandi basizi bose bahereye bagenda benderaho bahimba bategura inganzo zabo banoza inganzo zabo z'ubusizi mu Rwanda ntekereza ko ari icyo gihe byatangiriye ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndori yego ni ukuvuga ngo ubwo ukabudusobanuriye igihe ubusizi bwawe bwatangiriye wari wambajije muri rusange ariko ngewe umwana arakura akavuka bikabaho kandi noneho abakunzi bawe by'umwihariko kuri channel abakurikirana ibisigo by'umwihariko urumva nibo wenda urumva hari ababa bifuza bakamenya se uyu muntu aratuganiriza dushyizeho ibihangano agira gute se yabyize mu ishuri yageze hejuru biramufata ubu hari umuntu ugukurikirana hano kuri channel rwose akaba atabasha kumenya kandi wenda nawe iyo mganzi murimo ubundi byatangiye nkiri umwana mutoya mfite niga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza bajya baduha amarushanwa nkayitabira kandi nkabona natsinze mu wa 5 mu wa 6 gukomeza
njya mu mashuri yisumbuye nabwo birakomeza. Amarushanwa nkajya nyitabira nkatsinda nkabona birakunze. Ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye nitabiriye irushanwa ryari ryateguwe n'imwe muri banki zikomeye muri iki gihugu ku nkunga ya Kaminuza y'u Rwanda, ariko urumva nigaga mu mashuri yisumbuye nza kuryitabira. Mbona ndatsinda bampa n'amafaranga atari make. Mpita mbona ko bya bintu bishobora kuba birya, ariko inganzo yari itangiye kugumya gukura kuko n'ubundi nize indimi n'ubuvanganzo. Ndushaho kugenda numva ubikunze byizana. Hari igihe nabaga nicaye ku ntebe y'ishuri turi nko kwiga nk'isomo wenda ritagize naho rihuriye n'ikinyarwanda, nkumva biraje nkahita nagira kwandika. Nuko rero inganzo iza kuza kugenda ikura, ariko ngeze mu ishuri rya kaminuza icyiciro cya 2 cya kaminuza nyisoje nibwo natangiye gushyira bimwe mu bisigo byanjye, bimwe mu bihangano byanjye ahagaragara. Icyo gihe rero muri 2020 nasohoye igisigo cyitwa Impumuro y'impuhwe z'Imana, n'ikindi cyitwa Ubwugamo bw'urukundo. Ariko igisigo cya mbere nahimbye cyangwa se nateguyeho nahereyeho ni igisigo cyitwa Inganje Ingabiye Inganzo. Inganje Ingabiye Inganzo rero ndi kuvuga ku mubyeyi w'umumama, ku byiza bye bitagira. Twagiye kandi ho gato. Mana iganjije abiri wawe, ngenera ingingo ngigena inganzo, ngera iyo ngiye nta gihunga. Ngenera impano mpanika impanda, ngenera umwanya mvugo wambyaye, ngire nti mahoro idasumbwa, ukaba umubyeyi utagira inenge, inyamibwa Inganje Ingabiye Inganzo. Reka abahanzi bahuza impundu, reka bakambwe bavune sambwe, reka dusingize rudasumbwa, wa mubyeyi utagira inenge, inyamibwa Inganje Ingabiye Inganzo. Ugize amasiyo? Yego. Wigeze kumbwira ngo nta muntu wikiriza ngo mbwiye umuntu ari kuvuga umuvugo uratuza ugatega amatwi, ariko nibyo mama w'umuntu ni ikindi. Mama w'umuntu ntabwo ari ikintu wabasha gusobanura ngo ugire amagambo wamuvuga, ariko icyo gisigo n'ubundi kirahari hano kuri channel y'umusizi. Nekereza ko bakomeza bakakira bakagikunda, ukeneye kugira ngo uture umubyeyi wawe inganzo ngari, ushaka kumubwira imbamutima zawe. Amagambo arimo ashobora kugufasha kugira ibindi nawe utekereza. Yego. Hanyuma abakunzi bawe rero baragukurikirana, bakomeza kumva ubagezaho ibihangano bigiye bitandukanye, ariko bashobora kwibaza ngo se usibye kuba uri umusizi hari ubwo ukunda gukubagana? Ntabwo nakubagana, ahubwo nakuba nk'Uburundi cyangwa za bya bihugu bindi. Gana n'abanyuri. Ntabwo ujya ukubagana? Ntabwo njya nkubagana. Nakuba nka bya bindi bya bihugu bindi nibura nk'Ububirigi. Ariko nkunda abasizi, muri kubivuga ukuntu yahise bigenda. Iki ngiki ni ikigweka rero ngo uyu nguyu ni umusizi, niwe turi kuganira, ni nyiri inganzo, ni nyiri ubwenge. Azi ubwo umuntu akwise nyiri ubutungane wabyemera? Oya, na nyiri ubutungane ntekereza ko, ariko urabizi ko mu bakatolike bitaye papa kari nyiri ubutungane. Barabimwita. Ese kubera iki biriya bintu wowe utabyemera biramutse bikukunda? Njyewe ubundi harya si batubwiye ngo n'intungane bwira 17. Ubwo ntabwo umuntu yaba nyiri ubutungane ati. Buriya ujya ubona abantu bitwa ngo ni abakansara. Nyabunda kuba abantu ni n'abakansara, burya baba bakeneye abakansara. Nanjye ndabakeneye. Ubundi mbere na mbere wowe utunganura muntu ki? Ese ibikorwa byawe bimeze biti? Gutungana ubundi umuntu atungana ku bw'ibyo yakoze bikamutunganya. Yego. Ariko se wakwitwa oya. Ntekereza ko njye nta n'umuntu, amaso yanjye yarafungutse, nta muntu nakwita nyiri ubutungane ari umuntu. Kugeza kuri uyu munsi ni ariko nanabimwise ni nabyiza ukoresheje inshinga nziza uti hari umuntu bita, ariko ntabwo ariko yitwa. Mu mazina yabo hari umuntu uzi witwa nyiri ubutungane? Aya yitwa papa. Papa we. Okay. Nabwo ntabwo ariko yitwa. Iriya ni izina
rihabwa yego ahabwa bitewe ni izina yicayemo kuko hari inshingano ibikorwa agomba gukora muri uwo ariko mwanya. ubusanzwe afite amazina ye bwite yego ayo mazina ye bwite rero ntahuriye n'ibyo tumwita ese umuntu iyo bamwise umushumba ejo akava mu kuragira akajya guhinga yitwa iki? yitwa umuhinzi. Rero ubwo azitwa umuhinzi bitewe n'uko ari guhinga, ubundi yitwa n'umushumba bitewe n'uko aragiye. Yego, ndumva ari aho ngaho. Imana yonyine niyo itunganye, ni nayo idutunganya, ikaba yitwa nyir'ubutungane, ikaba ariyo nyir'ubutungane. Ariko igihe umuntu uwo ari we wese yaremwe n'Imana, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. None rero ndashaka kugira ngo nibura ugire ikintu gikomeye ushobora kubwira abantu. Nta kintu cyoroshye kibaho, ariko urabizi by'umwihariko ugira abantu bakurikirana, abantu badukurikiranye hano ku Musozi. Urabizi yuko abantu bagukurikirana ntabwo ari bakeya kandi bakunda inganzo yawe. Rero uburyo bashobora kuba bakubona n'uburyo wenda bakwibwira, ubuse nk'urugero ukuntu bakubonaga muri video, ashaka kuvuga ati se uriya muntu nzamwumva ryaravuga nibura, akavuga ijambo nubwo ryaba rimwe ariko ari ubuzima busanzwe, ko ngubu turi mu buzima busanzwe, akibaza se buriya akunda kurya iki, akunda kugenda hehe, ese mu buzima busanzwe akunda gusenga. Ibi bintu byose muri make niki kintu wababwira ku bintu bijyanye n'ubuzima bwawe, hamwe no kugira ngo bakomeze bashyigikire inganzo yawe? Ubuzima bwanjye inganzo yanjye akenshi yibanda ku bijyanye n'imibereho y'abantu, ubuzima bw'abantu bwa buri munsi, ibyo tubamo, ibibazo duhura nabyo, ibidushimisha, ibyo duhura nabyo bikadushavuza, bikadutera agahinda. Ko buriya akenshi umuhanzi ntabwo ahanga kuko ahaze, ahubwo ahanga kuko hari ikimujemo agomba guhangaho cyangwa se kuvugaho. Rero akenshi twibanda ku marangamutima cyangwa se ku mbamutima z'abantu, cyane ko hari n'igihe benshi usanga tubona batubwira ngo ibyo wavuze ni njye wari uvuze. Yego, ariko kandi ku byerekeranye n'umuco n'ubundi ni ukugumya gusigasira umuco tugendeye muri wa mujyi w'umuco, ubundi inganzo ikagenda ibageraho kandi tubahishije byinshi. Hanyuma rero urumva abakunzi bacu, kandi ngewe impamvu mvuze bacu reka nkubwire, ngewe sibyo no kuba ndi umufana, yego, ndi n'umukunzi, reka mbyite gutyo, kuko hari igihe umuntu avaho akarenga kuba umufana, akarinda kuba ikindi, akaba umukunzi w'ikintu pe iryo zina rikamuhama. Ndi umukunzi mu bandi bakunzi badukurikiye. Muri make ndashaka kugira ngo tubwire, ni ikihe kintu uri guteganyiriza abakunzi bakunda ibihangano by'Umusisi Sekarama? Mu by'ukuri ni iyihe ntego ufite, cyangwa se ni ibihe bintu wifuza kutugezaho mu minsi iraza? Twitegura iki? Yego, murakoze cyane. Abakunzi bacu tubahishe byinshi. Hari igisigo maze iminsi narasohoye, bagiye kuri YouTube channel bakirebe, cyitwa Nkozi Ibara. Hakaba kandi hari n'ibindi byinshi turi guteganya, turi kubateganyiriza. Igisigo cyitwa Nkozi Ibara akenshi kigaragaramo aho amabara abantu bakora, ushobora kucyumva azahita bisobanukirwa, kuko hari aho ngera nkavuga nti dore umwana ntagikabukirwa, ntagitinya animatrice, ntagikangwa animatrice, mara ya kabiri ni karikeratrice. Gufata umutwe byo ni ku bwacu, ni ufata akanyafu ugafata kandi ati turahangana na dadi, ibyo akabijyana no kwatica maze bigasokoza uko byogoshe. Urumva turi muri wa mujyo wo gufasha imisanamitima mu kujijura, mu gukebura abo bana bigize intakoreka badakabukirwa, kandi abo ngabo ejo nibo bazaba bari kuturerera. Rero ni byinshi, hari icyitwa nk'uko twabivuze umunsi wanjye, hari ikindi cyitwa Mu Rubanza. Nyuma y'umunsi wanjye nisanze mu rubanza, icyo ngicyo kiri hafi kuzabageraho. Hari icyitwa Magorwa, tuzababwira amagorwa twahuye nayo.
hari n'ikindi numva nshobora kongeramo. ikihe? Numva hari ikindi nakongeramo. Nta kibazo. Ibyo birabareba. Ibyo birabareba? Ibyo birabareba. Ariko si undi wa mugani koko. Ibyo birabareba. Kubera hari n'ikindi ndi gushaka ndi gutunganya nacyo kizabageraho. Nakise mwibarenganya. Nkunda abasizi. Mwibarenganya tuzaza tubabwire abo muba murenganya n'impamvu mubarenganyiriza iki. Abakunzi bacu rero bakunzi mudukurikira turabakunda cyane, atari mwebwe ntabwo twaba tugeze aho tugera, atari mwebwe nta nubwo twaba duhanga, ahubwo nimwe duhangira, kuko ibihangano muri bene byo nimwe bacu, turabakunda cyane. Yego. None se ibaza ko wagira ngo neza urasoje kandi ntabwo nakwemerera. Impamvu ntakwemerera ni ukubera yuko hari igihangano cyawe kiri kuri cano n'ubundi nk'uko bisanzwe biri, ariko icyo gihangano akaba ari igihangano nibura washyizeho wowe ubizi neza ko ari cyo ukunda kurusha ibindi. Wabasha kukibwira abakunzi bawe tukumva neza niba koko nk'umuntu w'umwanditsi n'umuhanzi, ese bijya bibaho ko ari igihe umuntu ashobora kuba afite ibihangano byinshi ariko akagira igihangano akunda kurusha ibindi? Kuba hari icyo nakunda kurusha ibindi byangora, ariko igihangano cyitwa inganje ngabiye inganzo nk'uko nabivuze nicyo gihangano, kuko nicyo nahereyeho, nicyo gihangano cya mbere nahanze numva koko mpanze. Ariko hari n'ibindi nka kiriya nababwiye cyitwa impumuro y'impuhwe z'Imana, aho nagiraga ntiserutse nsingiza yaduhanze, mbase mwese dufatanye nimuze twese tubihamye, duhanga amaso yaturemye, iyo udasenga urasenyuka. Mana yuzuye imbabazi udakwimye uduhoza, niyo kandi tugusabye ntawe urinda gusarara bw'izo zamuye tuvuga. Mana iganje ngabo bidukinga, reka ndirimbe kuri ikirenga, mve mu kirame njye ku ruhimbi, mbwire bose iby'impuhwe zawe. Ni kirekire ariko hari aho njya nkavuga nti subira isoko udaseba usenga, udasamara ukabura byose, kumwe disi usiga umusanga, nyamara asanganira umusonga, ejo akazisama yasandaye. Niba ucitse ugakora icyaha wicura ngo ukungu w'imbata, ntuzi yuko kuva mu byaha aribwo bwenge buruta ubundi, cyuka rwose cyo uva mu byaha. Ari abahanzi n'abasizi, abaririmbyi n'ababyinnyi, nimuze twese tubihamye, duhanga amaso yaturemye, bikorwe mu mpuhwe z'Imana. Nsabye gusubika si ugusoza, umunsi nuza tuzasubira, nitunasumbirizwa dusenge, dusange kandi n'abadasenga, bikorwe mu mpuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana nizo zitubeshejeho, turiho kubw'impuhwe z'Imana. Nicyo cya kabiri nacyo nakoze, ntekereza ku byo Imana yadukoreye, kuba turiho n'impuhwe zayo, kuba dubyuka, kuba umuntu aryama agakanguka nta ruhare yabigizemo, mu gihe hari abasinziriye bugacya babajyana ahandi, ariko twebwe tukagira amahirwe yo kubona turamutse tugakanguka, byose biriya no kubera impuhwe z'Imana. Yego. Urakoze cyane rero, reka tugushimire by'umwihariko ko utubwiye imigabo n'imigambi y'ibyo ukomeje kutugezaho nk'abakunzi b'umusizi, kandi dukunda ibihangano bijyanye n'inganzo yo gusiga, cyangwa se uze kumbabarira njye numva ndi kuvuga ibisigo n'ibisigo byose sinzi no kubitandukanya. Nta kibazo. Fa kuba ndi kuvuga ibintu byo gusiga ukabyumva. Yego. Hanyuma rero akantu nifuza kukubaza gato tunasoza. Yego. Ubundi umusizi Sekarama, yego, iyo yishimye umunsi ukaba wagenze neza, niki kintu kiba cyamubayeho? Iyo nishimye, iyo nta muntu twarakaranyije, nta muntu twavuganye nabi, banumva binshimishije. Yego. Numva ari ibyo kuvuga ngo nta muntu twavuganye nabi, ntawe twagiranye ikibazo, mba numva binshimishije. None se ariko hari n'igihe ujya ugira umunsi ukubabaza, ukavuga ati uyu munsi wanjye wagenze nabi pe, icyo gihe biba byagenze bite? Iyo haje ibibabaje bidashimishije, ibihe nyine mu buzima duhora n'ibitera agahinda n'ibidushavuza, ariko umunsi iyo nababaye buriya ndababara, ngira amarangamutima. Ujya urira? Marira y'umugabo se ntuzatimba, ntubona ko
yamaze kuza. Hanyuma rero dusoza by'umwihariko ari nacyo kibazo cya nyuma abakunzi bacu. Gusa buriya mu buzima njye buriya ntabwo njya ngira ishyari, banumva nta muntu nakagiriye ishyari kuko ishyari ninjye ubwanjye wagakwiye kuryigirira, kimwe nuko nta n'umuntu njya nigereranya nawe kubera ko nigereranya nanjye ubwanjye. Yego. Nigereranya nanjye ubwanjye kuko iyo nigereranyije nanjye ndeba njye wari njye nanjye uri njye, nkamenya ngo none se ko njye wanjyewe ni uwuhe, ko hari njye wari njye hakaba nanjye uri njye, noneho nkahita mbigereranya, nkahita mvuga ngo njye uri njye ni uyu nguyu nkurikije njye wari njye. Hari uwo nari ndiwe, hari uwo ndiwe, hari n'uwo nifuza kubaho. Ni nayo mpamvu njya nkunda kuvuga nti hari uko nari ndi, hari uko ndi, hari n'uko nifuza kuba. Iyo rero ngendeye uko nari ndi nkareba n'uko ndi, bimpa icyizere ko hari uko nzaba ndi. Ewe bikomeza kumvanga mu mutwe numva ibintu bitogose. Hanyuma uri gutegura gukora album ryari? Ndi gutegura gukora album uyu mwaka urarangira, album yacu tuyishyira ahagaragara, tuyitangariza abakunzi bacu. Muri make tubahishiye byinshi abakunzi bacu, kandi byuje ubuhanga, byinshi bizatugirira akamaro. Yego. Urakoze cyane, reka tugushimire. Dusoza rero gira amagambo ubwira abakunzi bacu, hanyuma unatubwire ngo utwegekereho urugi. Urukundo ruruta byose, kandi ahari ubushake byose birashoboka. Murakoze.